bakubwiye ko nusoza ishuri uzahita ubona akazi ugafata buri faranga winjiza ukaryizigamira maze ibyo bikazaguhindura umumiliyoneri kandi bikaguha ubuzima uhoraga urota. Ibi wabwiye si uko atari byo, ahubwo hari igihe bisa nk'ibidashoboka rwose. Ikibazo ni iki: benshi muri mwe mwifuza kuba abakire murimo kugwa mu mutego wo kwizera ko kuzigama byonyine bihagije kuba waba umukire. Kubera iki bidashoboka? Kubera ko aribyo bashaka gukora. Bashaka ko muguma mu muzenguruko w'ubuzima bwo guhora mutagira ibihagije, mugahatirwa gukora akazi mutishimiye kugeza igihe muzizigamira ibihagije mukazasezera ku kazi mukuze mufite imvi ku mutwe. Niba ushaka kuba umukire ugomba kuva muri uwo murongo w'abatekereza gutyo, ariko ntibizoroha. Ufite amahirwe make cyane yo kuzigama ayo mafaranga, maze ayo mafaranga akazaguhindura umumiliyoneri ukiri muto. Sinshaka kukubuza kurota, ahubwo ndashaka ko wihutisha urugendo rwawe. Ndashaka ko utangira kubaka ubuzima wifuza ubu ukiri muto kandi ugifite imbaraga zo kubwishimira. Niba ushaka kuba umukire umva neza, ibintu bitangire bisobanuke neza. Amafaranga yawe si ayo utekereza. Tekereza kubaho mu isaha amahitamo yawe yose ayoborwa n'umuntu wihishe inyuma, bikakugenera ayo mwumvikanye mu gihe runaka. Mbere y'icyo gihe ayo guhaye yose akitwa inguzanyo. Aguha 20% by'imbaraga zawe zinjije. Nta wabishaka, ariko ukuri nuko ariho twegereye kurusha uko tubitekereza. Mu myaka myinshi ishize, ibigo n'amabanki na za guverinoma byagiye byungukira ku bantu batigeze bigishwa gucunga amafaranga yabo, kandi si amakosa yabo kuko amashuri atabibigishije. Kuzigama biguha ishusho y'uko ugenzura ubuzima bwawe, ariko mu gihe wumva ufite umutekano, banki zo zizakomeza kubona inyungu nini utabizi. Reka ngusobanurire. Mu bihe byashize washoboraga kujya muri banki ufite amafaranga yawe ugasaba ko baguha zahabu zingana n'ayo mafaranga ubahaye. Ibi byari bifite ishingiro kuko kugendana ibice bya zahabu mu kugura ibintu byari bigoye. Niho havuye igitekerezo cy'amafaranga nk'impapuro zisimbura zahabu. Ibyo byitwaga gold standard, ariko byahagaze mu mwaka w'1933, maze idolari rya Amerika kimwe n'andi mafaranga menshi ku isi rihinduka icyo bita fiat money, amafaranga adafite agaciro gashingiye kuri zahabu ahubwo gashingiye ku cyizere. Ubu rero niba ushaka kuba umukire ntugomba gusa kuzigama, ugomba gusobanukirwa n'aho amafaranga aturuka, ukakora n'ukuntu wakwiyubakira sisiteme igukorera aho kubaho ukorera sisiteme ikorera abandi. Bavandimwe, igihe kirageze cyo gutekereza ukundi. Igihe kirageze cyo kutaba imbata y'umuzenguruko w'amafaranga. Igihe kirageze cyo kubaka ubuzima ushaka ubu ngubu sejo. Amafaranga ufite mu ikofi yawe ni fiat money, ni ukuvuga amafaranga atangwa na leta idashyigikiwe n'ikintu gifatika nka zahabu. Ibi bivuze iki kuri wowe? Bivuze ko idolari cyangwa ifaranga ufite rifite agaciro kuko leta ivuga ko rifite agaciro. Ibyo biha leta ubushobozi bwinshi bwo kugenzura ubukungu kuko ariyo ihitamo umubare w'amafaranga asohorwa n'umuvuduko asohokeramo. Amafaranga agira agaciro kuko amategeko y'umukino avuze ko agira agaciro, kandi ikirushijeho banki zikagusaba kubika amafaranga yawe zikaguha inyungu nto cyane ingana nka 0.5% mu gihe zo zikoresha ayo mafaranga yawe zunguka inyungu nini cyane kurusha ayo zaguhaye. Si ibanga ko ubucuruzi bwa banki buri mu nzego zikize kurusha izindi, ariko siko byahozeho. Kera bundi banki zari ahantu ho kubika amafaranga yawe zikabona inyungu ikwiye, ariko uko imyaka yagiye ishira zarushijeho gushaka uburyo bushya bwo gukoresha amafaranga yawe wakoreye cyane kugira ngo zongere inyungu zazo. Ariko reka mbisobanure neza, sindimo kuvuga ko banki ari mbi zose, oya, ahubwo zikora mu nyungu zazo nk'uko n'ayandi masosiyete menshi abikora. Niyo mpamvu utagomba kuzigirira icyizere gihamye ngo wumve ko buri gihe zizakurengera. Abaherwe benshi nka Robert Kiyosaki wanditse igitabo Rich Dad and Poor Dad bashyira imbere kuzigama icyo bita amafaranga y'Imana, ni ukuvuga zahabu n'indi mitungo karemano. Niba ukiri mu myaka yawe ya 20, shishikazwa cyane n'indi mitungo ishobora kunguka vuba kurusha amafaranga. Reka noneho ngushyire mu bitekerezo. Tekereza ubu ngubu ufite miliyoni 10 kuri konti yawe muri banki. Banki igenda ikungukira 0.5 buri mwaka. Noneho tekereza umaze imyaka 1000 ayo mafaranga akiri muri banki. Nyuma y'iyo myaka yose ukajya kureba kuri konti yawe. Icyo gihe uzasanga amafaranga yawe yarageze kuri miliyari 1 na miliyoni 500. Icyo gihe wavuga uti ni byiza cyane amafaranga yarungutse, ariko sibyo, ni bibi cyane ahubwo. Kubera icyo ari bibi? Kubera ko ayo mafaranga miliyari 1 na miliyoni 500 yagura ibintu bike cyane muri icyo gihe ugereranyije n'ayo miliyoni 10 zagura muri uyu munsi. Nubwo amafaranga abitse muri banki ashobora guhabwa inyungu ya 0.5 ku mwaka, ariko atakaza agaciro ku kigero cya 1.5 buri mwaka. Uru ni urugero rwatekerejweho koko, ariko isomo ririmo niri: iyo ushyize amafaranga yawe muri banki gusa ukayareka yicayeho, buri mwaka agaciro kayo kagenda kagabanuka buhoro buhoro kubera inflation, gutakaza agaciro k'ifaranga. Byo ubwanjye narabibonye. Ifaranga ry'uyu munsi ntirigura nk'ibyo ryaguraga nkiri muto. Kera amafaranga 100 yashobora kukugaburira, ariko uyu munsi agura ikibiriti gusa. Ariko icyo ugomba kumenya ni iki: amafaranga yawe aragenda atakaza agaciro buri segonda. Wowe muri wowe ushobora kwibaza se kubera iki bibaho, kubera tutabyirinda burundu? Impamvu ya mbere ituma ifaranga rita agaciro nicyo bita demand pull inflation. Ibi bibaho iyo abantu benshi bashaka igicuruzwa kimwe ariko kikaba kidahagije ku isoko. Urugero rwiza ni ibura ry'imodoka mu gihe cya COVID-19. Abantu benshi bashatse imodoka za
zakoze bituma ibiciro byazo bizamuka. Impamvu ya kabiri ni iyitwa cost push inflation. Ibi bibaho iyo igiciro cyo gukora ibicuruzwa kizamutse nk'ibikoresho byo kubaka cyangwa imishahara. Niba ibikoresho bihenze n'umukozi aba ahenze, n'inzu bubaka izahenda. Impamvu ya gatatu abantu bakunze kuvuga ni ukwiyongera kw'amafaranga ari mu isoko. Inflation ibaho iyo amafaranga asohorwa ari menshi kurusha ibicuruzwa biboneka. Mu magambo yoroshye, iyo amafaranga ari menshi ariko ibintu byo kugura ari bike, ibiciro birazamuka. Nk'igihe cya lockdown hatangwaga amafaranga menshi mu bukungu kugira ngo bufashwe. None rero ndashaka ko ubibona neza, kuzigama gusa ntibihagije. Amafaranga yawe aribwa na inflation ku mpande zose, ariko ibi si inkuru yo kuguca intege, ni inkuru yo kugukangura. Niba wifuza kuba umukire, ntugomba kureka amafaranga yawe aryamye, ugomba kuyigisha kugukorera, ugomba gushaka aho ashyirwa akabyara andi mu buryo burusha inflation imbaraga. None ndizera ko ubona neza ibyo uzigamye biribwa na inflation ku mpande zose. Reka nguhe amahitamo: kurya ibinini by'ubururu biratuma ugumya kumera ukuri, no kurya ibinini bitukura biratuma umenya ukuri kose n'uburyo systeme y'isi ikora. Wahitamo iki? Nta buryo mfite bwo kumenya icyo wahisemo, ariko ndakeka ko wahisemo kumenya ukuri. Iyo utangiye kureba amafaranga nk'igikoresho cyo kukwinjiriza imitungo aho kuyareba nk'ikintu cyo kugura ibintu gusa, uba ufunguye umuryango mushya. Yego, ugomba kugira amafaranga y'ubutabazi angana n'amezi 3 kugeza kuri 5 y'ibyo ukoresha buri kwezi, ariko ayo mafaranga ukayakoresha ari uko nta yandi mahitamo ufite. Uko watsinda systeme rero. Mu mateka, amasoko y'ishoramari nka S&P 500 yagiye atanga inyungu iri hagati y'8 kugera ku 10 buri mwaka ku mpuzandengo. Aho ni muri Amerika. Ariko se ko twe turi mu Rwanda, twe bihagaze bite? Reka tubazane hano iwacu mu buzima busanzwe bwa Kigali, Huye, Musanze cyangwa Rubavu cyangwa Gikongoro. Amafaranga yawe yandi wanze kujya kuzigama ushobora kuyashora aho wumva kandi wumva uko bikora. Mu Rwanda dufite Rwanda Stock Exchange. Hano niho imigabane y'amasosiyete acururizwa ku mugaragaro. Urugero, ushobora gusangayo imigabane muri BK, ugasanga muri Bralirwa, muri MTN Rwanda Cell ndetse n'ayandi. Abashoye imari muri aya masosiyete kera bagafata imigabane igihe kirekire, bungutse ku izamuka ry'agaciro k'imigabane ndetse no ku nyungu, icyo bita dividend. Isomo ririmo hano irihe: nushora aho utazi, banza wige, sobanukirwa na sosiyete ugiye gushoramo, urebe uko yunguka, urebe uko yitwara mu bihe bigiye bitandukanye, ubundi ubone gushora. Ikindi kintu wakora, irinde ko amafaranga yawe agenda atakara buhoro buhoro. Niba ushoye imari ukoresheje umuhuza broker, banza umenye amafaranga azajya gukata. Hari aho ushobora kwishyura amafaranga menshi yo gufungura konti cyangwa kugura no kugurisha imigabane. Amafaranga make ku mapuro ashobora kugabanyiriza inyungu nyinshi mu myaka 10 cyangwa 20. Ushobora no gutekereza kuri money market fund zo mu Rwanda. Mu Rwanda hari ibigo bitanga money market fund binyuze mu mabanki n'ibigo by'imari. Urugero twavuga nka BK Capital, I&M Capital Rwanda cyangwa RNIT Terambere Fund. Ayo mafaranga ashorwa mu mapuromeshwamenda za leta, treasury bills, cyangwa mu myenda y'igihe gito y'ibigo bikomeye. Ibyiza byayo, inyungu akenshi ibiri hejuru kurusha konti isanzwe yo kuzigama. Ushobora gukuramo amafaranga, risk yaho ntabwo ari nini cyane nk'iyo kugura imigabane, ariko uzirikana ibi: so ubwishingizi nka konti ya banki, agaciro gashobora guhinduka. Ushobora no gutekereza ku butaka n'imitungo ifatika. Mu Rwanda ubutaka n'amazu byagiye bizamuka cyane mu myaka yashize, cyane cyane Kigali. Abaguze ubutaka i Kanombe cyangwa Kinyinya mu myaka 10 ishize barabizi neza, agaciro karazamutse cyane. Ariko ntukagure kubera ko abandi baguze, gura ahantu hateganyirijwe iterambere, tekereza ku gihe kirekire. Reka mubwire rero, tangira hakiri kare. Reka tuvuge ko ufite imyaka 22 butuvugana, ugatangira gushora ibihumbi 100 buri kwezi. Mu myaka 15 kuri 20, bitewe n'ayo washoye nuko byunguka, ushobora kuzaba ugeze kure cyane kurusha wa wundi wategereje akavuga ko azatangira afite imyaka 35. Igihe nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose mu ishoramari. Mu Rwanda ikibazo si ukubura amahirwe, ikibazo ni ukubura amakuru n'ubumenyi. Nureke amafaranga yawe aryama kuri konti imyaka 5 nta kintu akora. Ntukemere ko inflation igabanya agaciro kayo buhoro buhoro. Ntukemere ko umuco wo kugura telefone nshya buri mwaka cyangwa kwerekana ubuzima ku mbuga nkoranyambaga bigutesha amahirwe yo kubaka ejo hazaza hawe. Amafaranga si yakwerekana, ni igikoresho cyo kubaka. Iyo utangiye kuyareba utyo, uba uvuye ku rwego rwo kurokoka gusa, uba utangiye kubaka umutungo. Kandi mu Rwanda rw'uyu munsi ufite amahirwe menshi kurusha uko ubyibwira. Noneho rero nshuti yanjye, ejo hazaza hawe si impanuka, ni icyemezo ufata none. Nuri
nturi hano ngo ukore imyaka 40 utegereze pansiyo, nturi hano ngo uhembwe uyarye wongere ukorera andi uhembwe uyarye uyamare kugeza igihe ushaje ugapfa ukavaho. Uri hano ngo wiyubake, uri hano ngo ukure, uri hano ngo uhindure amateka y'umuryango wawe. Amafaranga si intego, ni igikoresho, ni imbuto. Iyo uyiteye iramera, iyo uyiriye irashira. Ntutinye gutangira kuri duke, ntutinye kwiga buhoro buhoro, ntutinye gukora amakosa mato uzigiramo amasomo. Ibyago byo kutagerageza ni binini kurusha ibyago byo kugerageza. Ejo uzishimira icyemezo ufata uyu munsi. Fata iya mbere, shora mu bwenge bwawe, shora mu bitekerezo byawe, shora no mu mafaranga yawe. Kandi wibuke, umutungo wubakwa n'ufata icyemezo, si wa wundi urebera. None se uzahitamo kuguma aho uri cyangwa uzahitamo gutangira urugendo ruganisha ku bwigenge bw'imari? Icyemezo kiri mu biganza byawe.